ariko hari undi muturanyi noneho urwaye kurusha urembye bikomeye ariwe Colombia. Inzu ya Chatham House cyangwa se iri huriro ry'abashakashatsi kugira ngo abantu bumve uburemere bwa peteroli Venezuela ifite, ku buryo ki wumva ubundi gihugu gikomeye cyose cyakishimira kuba cyashora imari cyangwa se cyayobora umutungo kamere uri muri kiriya gihugu cya Venezuela, kuko Venezuela ifite peteroli tubishyize mu mibare cyangwa se kwijanisha ni peteroli ingana na 17% bya peteroli yose ikoreshwa ku isi. Birumvikana nyine na diplomasi mpuzamahanga bavuga ko Amerika iramutse iteye Irani yaba ari intambara ya gatatu y'isi igiye kuba, kuko ngo ushobora kwibaza uti nyuma ya Venezuela ndetse n'ubutegetsi bwa Bwana Nicolas Maduro ni ibihe bihugu bigiye kuba byakurikiraho. Ese ni ntago byabuza kuzana intambara y'akarere cyangwa se intambara y'isi, bitewe nuko hari ibindi bihugu nabyo bikomeye byahita ko bijya ku ruhande rwa Irani. Twavuga nk'igihugu nk'Uburusiya abura aho ngaho, nubwo wenda abashinwa ari abantu ntabwo ikintu cy'intambara bo bagikunda cyane, bo ntabwo baprefera ikintu cy'intambara, kuko bo ikintu baprefera cyane ni ikintu kijyanye n'ubucuruzi, ifaranga. Iyo ikijyanye na diplomasi cyo ati ni ikintu cyamaze kwangirika. Ni ibitangazamakuru birimo Al Jazeera, CBS News byagiye bibigarukaho, bikomeye abantu twagarukaho. Ni ikibazo cya CUBA. Nicyo gihugu gifite kimeze nkaho gihangayitse cyane kuri ibi ngibi bijyanye n'ishimutwa rya Bwana Nicolas Maduro. Ndi ishimwe Nozioro, ntimujye kure, ni mu kanya gatoya. Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese abateze amatwi Satya TV. Kuri uyu mwanya tugiye kugaruka ku kiganiro kigiye kugaruka ku isesengura rya politike mpuzamahanga, aho turaza kwibanda ku kibazo cy'umutekano utari mwiza kigaragara hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bituranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turaza cyane kwibanda ku mutekano uri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Venezuela, ndetse n'ishimutwa rya Perezida wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro ndetse na madamu we Cloreze. N'ishimutwa ryabaye ku itariki ya 3 z'uku kwezi umwaka wa 2026. Turaza kandi kugaruka ku kibazo n'ubundi cy'umwuka utari mwiza kiboneka hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu bituranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nko muri ibyo bihugu twavuga nk'igihugu cya Colombia, tukavuga Mexique, tukavuga Cuba. Muri Cuba ho ibintu bitoroshye na gato, kuko muri Cuba ikibazo cy'umutekano ni ikintu gikomeye cyane, kuko bo bafite ikibazo kijyanye n'ibicanwa, kuko ntago babona uburyo bakura peteroli muri Venezuela. Ngira ngo ibyo nabyo ni ibintu turaza kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Turaza kuganira ndetse kandi no ku bandi bavandimwe nabo ba Irani. Irani nabo ni igihugu kitorohewe n'umutekano, dore ko Bwana Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabo aba agenda abotsaho igitutu. Turaza kandi muri aya makuru kwibanda ku itsinda ry'igisirikare cya Amerika. Ni itsinda rikomeye cyane, itsinda rya Delta Force. Turaza kurigarukaho iri tsinda, turebe ese ni iki risobanuye ku gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri rusange. Turaza kurebera hamwe kandi ibihugu Bwana Nicolas Maduro yari yizeye ko byazamutabara cyangwa se byazamuha inkunga mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zimuteye, ariko ibyo bihugu bikicecekera ntibigire icyo bibivugaho. Turaza kurebera hamwe ibyo bihugu byose, turaza kubivugaho. Kuri mikoro ndi ishimwe Nozioro, ntimujye kure, ni mu kanya gatoya ndaje dukomeza. Tariki ya 3 Mutarama umwaka wa 2026 nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabye ibitero bya gisirikare ku gihugu cya Venezuela. Ni ibitero byatangiye ahagana mu masaha y'isambiri za mu gitondo, aho igisirikare cya Amerika cyatangije ibitero bya za drone ndetse n'indege nini zikomeye z'intambara, bagatangira kurasa mu majyaruguru ya Venezuela.
Venezuela cyane cyane mu murwa mukuru Caracas ndetse no mu bindi bice bitandukanye birimo Miranda, birimo La Guara ndetse na Aragua. Ni ibitero byari bigamije ahanini byari bigamije kuburizamo cyangwa se guhagarika ingendo ziva cyangwa zerekeza muri Venezuela, ubwo ni ingendo z'indege. Leta ya Amerika rero yatangije ibi bitero ahagana mu masaha y'isa 2 za mu gitondo ku isaha ya hariya muri Venezuela. Ni isaha ni Vati time cyangwa se Venezuela time, isaha yo mu murwa mukuru Caracas. Ku isaha y'isa 2 nibwo ibi bitero byari bitangiye. Nta ndege zari zemerewe kuva cyangwa se kujya mu gihugu cya Venezuela. Ni operasiyo yari igamije gufata cyangwa se gushimuta perezida wa Venezuela yitwa Bwana Nicolas Maduro ndetse na madamu we Cloreze. Ibi bitero byaburijemo ariko birakomeza, umutekano utifashe neza kuva aho ngaho mu masaha y'isa 2, ariko aho byaje gukomerera ni ikibazo gikomeye cyaje kubera, cyaje gutangira mu masaha y'isa 8 kugera ku isaha y'isa 10:29 ku isaha y'isa 10:29 z'isaha ya hariya muri Venezuela mu murwa mukuru Caracas. Nibwo umwuka noneho wari utangiye kuba mubi kurushaho, bitewe nuko nibwo amasaha yo gufata niyo yari amasaha yo gufata cyangwa se gushimuta perezida wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro. Muri aya masaha rero saa 10:29 nibwo perezida yari amaze gushimutwa, amaze gufatwa n'igisirikare cya Amerika bigizwemo uruhare n'itsinda rikomeye cyane, itsinda rya Delta Force. Turaza naryo kuza kugarukaho tukaza kureba uko ikiri tsinda risobanuye. Se iri tsinda rya Delta Force, kino gisirikare kidasanzwe cya Delta Force, ubundi cyo ni gisirikare kibi, nabyo turaza kuza kubirebaho. Iki gikorwa rero cyo gushimutsa perezida wa Venezuela ndetse na madamu we Bwana Nicolas Maduro ndetse na madamu we Cloreze ni igikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zise Operation Absolute Resolve. Cyari igikorwa nyine cyo gushimuta perezida wa Venezuela, bamushinja gushyigikira imitwe cyangwa se udutsiko tw'amabandi acuruza ibiyobyabwenge abivana muri Venezuela abijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu murwa mukuru w'ubucuruzi i New York ndetse n'umurwa mukuru wa politic Washington DC, ndetse n'umurwa wundi n'undi mujyi wa Miami, nawe ni ahantu heza cyane abantu bakunda kuruhukira. Perezida Donald Trump avuga ko Nicolas Maduro afite uruhare mu gushyigikira iyo mitwe igiye itandukanye yohereza ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ko Donald Trump ntago ari ibingibi byonyine ashinja ubutegetsi bwa Nicolas Maduro, hari n'ibindi byinshi ashinja ubutegetsi bwa Nicolas Maduro turaza kugenda tugarukaho, nabyo birimo ibijyanye n'ibiyobyabwenge ndetse n'ibindi ibijyanye n'ibiyobyabwenge, ibijyanye na za ruswa ndetse n'ibindi bitandukanye, byose turaza kugira gutya tube twabigarukaho. Ushobora kwibaza ugise mu masaha y'ishimutwa rya perezida Bwana Nicolas Maduro ndetse na madamu we, umutekano wari wifashe ute muri ako gace? Ati ushobora kwibaza uti byari bimeze gute, ni gute umutekano wari wifashe, ese ni izihe tactique cyangwa se na yahe mayeri ya gisirikare yakoreshejwe kugira ngo babe bashimuta Bwana Nicolas Maduro ndetse na madamu we? Nta bindi bibazo by'umutekano wenda bikaze bidasanzwe, haba guhohotera abaturage cyangwa se gusagarira abaturage bibayeho. Ushobora kwibaza ngo muri ayo masaha byari bimeze bite? Ushobora kwibaza ngo byari bimeze bite, ese tactique zakoreshejwe nizihe, ese ni bande babigizemo uruhare? Ibi ngibi rero reka tubigarukeho. Nabikubwiye hejuru ko mu masaha yo guhera ku isaha y'isa 8 kugera ku isaha y'isa 10:29 ku isaha ya hariya muri Venezuela, ni Venezuela time, ariya mu murwa mukuru Caracas.
ibintu ntago byari byoroshye na gato bitewe nuko igisirikare cya Amerika noneho cyari cyakajije imbaraga mu gufata Bwana Nicolas Maduro kibishyiramo ndetse n'imbaraga zidasanzwe. Ubundi ku isaha y'isa 10:29 nibwo perezida wa Venezuela na madamu we bari bamugezeho, ubundi ajya mu maboko ataraye, amaboko y'igisirikare cya Amerika. Ariko abantu babigizemo uruhare rukomeye ni itsinda ryitwa Delta Force. Ubundi ritsinda mu magambo meza cyane, ubundi baryita First Special Force Operation Detachment Delta. Iri tsinda ni itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare cya Amerika rikorera ku butaka, rifite imyitozo ndetse na taktike zidasanzwe zo ku rugamba, ariko cyane cyane taktike zo ku butaka. Taktike zo ku butaka ni abantu bateye ubwoba cyane. Iri tsinda rero niryo ryagiye rifasha cyane cyane rifatanya n'igisirikare nyine gisanzwe cya Amerika, rigafatanya n'indi mitwe ya gisirikare ya Amerika ikomeye cyane, ariko rikabafasha cyane gusobanurira taktike cyane cyane zo hasi. Iri tsinda ni itsinda rikomeye cyane ryagiye ribafasha. Ngira ngo iri tsinda naryo twarigaruka kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa, ubundi basobanukirwe ese iri tsinda rya Delta Force, iri tsinda rya Delta Force ubundi ni itsinda ki, ese risobanuye iki mu gisirikare, ku gisirikare cya Amerika, ese ni itsinda ryaje gute, ryatangiye ryari, kugira ngo mubashe kuba mwasobanukirwa muri iyi nkuru yacu. Ubundi nabikubwiye babyita itsinda baryita First Special Force Operation Detachment Delta. Ni itsinda rikomeye cyane ryatangiye mu mwaka w'1970 rishingwa n'umugabo witwaga wari Colonel Charles Bertwieve. Ni itsinda rifitanye imikorere cyane cyane na Navy SEAL Team 6 ndetse rifitanye imikorere na CIA Special Activities Center. Akaba ari itsinda rikomeye cyane, ubyumve neza. Delta Force iri tsinda ni itsinda ryagiye rikora misiyo zitandukanye, ndetse kandi ni itsinda ryoherezwa na guverinoma ya Amerika kuri misiyo zibanga. Ubyumve ko misiyo nyinshi iri tsinda ryoherezwaho nta nubwo igisirikare cya Amerika gisanzwe kiba kizi ngo izi misiyo ubundi iri tsinda ryagiyeho ni izihe. Hari n'igihe iri tsinda rya Delta Force rijya kuri misiyo nta muntu wo mu gisirikare n'umwe uzi ngo zagiye kuri misiyo, ubundi bakabyumva, igisirikare kikabyumva nko mu matangazo nyine nk'ibisanzwe, bumva ngo Delta Force yari yagiye kuri misiyo runaka, yayikoze, yagenze neza cyangwa se ntiyagenze neza. Hari misiyo nyinshi zitandukanye iri tsinda rya Delta Force ryagiye rikora, harimo nka misiyo yitwaga Hostage Recruit Attempt Operation Eagle Claw yo mu 1980. Yari misiyo yo kubohoza abaturage ba Amerika bari bafite muri ambasade ya Irani. Mu 2001 iri tsinda ryongeye gukora indi misiyo muri Afghanistan, yari misiyo yo gusenya umutwe wa Al-Qaeda n'umutwe wa Talibani. Iri tsinda kandi ryafatikanyije n'umutwe wa CIA guhiga ikihebe ubitaga ikihebe Osama bin Laden. Nubwo iki gikorwa cyangwa se iki gikorwa cyo guhiga uyu Osama bin Laden, iri tsinda rya Delta Force ndetse na CIA atari bo baje kukigeraho, kuko yaje gufatwa n'itsinda rya Navy SEAL Team 6 mu mwaka w'2011. Iri tsinda ryagiye rikora kandi n'izindi misiyo nyinshi zigiye zitandukanye zibanga, harimo nka misiyo yo muri Iraq kuva mu 2003 kugera mu 2011. Yari misiyo yo gusenya umutwe wa ICC ndetse no gufata bamwe mu bayobozi bayo kugira ngo bakureho iri tsinda rya ICC ndetse no gufata Saddam Hussein. ngira ngo wenda nibyo ngibyo naba ngarutse kuri iri tsinda rya Delta Force, wenda ibindi kuri iri tsinda rya Delta Force kuko ni itsinda rigari ku buryo tutarigana ngo akakaye tuze kurirangiza. Ngira ngo nabyo tuzagenda tubirambura mu biganiro byacu bitaha kugira ngo abantu babashe kuba barisobanukirwa. Nagiraga ngo mbanze byibura nsobanurira abantu ese iri tsinda ubundi ni bwoko ki, ryari ryaje gute, kugira ngo abantu bagende babisobanukirwa kantu kandi kugira ngo tubashe gusobanukirwa tubyumve neza.
ngira ngo ushobora wenda kwibaza utubwiye itsinda rya Delta Force, ese itsinda rya Delta Force riraza guhurira he n'ishimutwa rya Perezida Bwana Nicolas Maduro? Ndaza kwifashisha bimwe mu bitangazamakuru bikomeye, ndaza kwifashisha nk'igitangazamakuru cya CBS News, ndaza kandi kwifashisha Wikipedia ndetse na Al Jazeera n'ibindi bitangazamakuru bikomeye haba ku mugabane w'Uburayi, haba ndetse no muri Amerika. Ibyo bitangazamakuru bigiye bikomeye. Ubundi ibi bitangazamakuru byo byanditse inkuru ivuga ngo Delta Force ati ni igisirikare kidasanzwe cyo ku butaka gifite imyitozo ihambaye cyane cyane ku bijyanye na tactique zo ku rugamba ariko ku butaka. Ati iri tsinda rero ryagiye rigira uruhare rukomeye muri tactique zo ku butaka zo kwereka igisirikare cya Amerika ndetse nabo bari bafatanyije muri iyi mission bise Operation Absolute Resolve, kubereka tactique bakoresha zo ku butaka ku buryo baraza guhiga ndetse no gufata uyu Bwana Nicolas Maduro ku buryo bworoshye badateje ibibazo bikomeye, umutekano mukeya nyine kuri Venezuela ku buryo wenda byahungabanya abasivile cyangwa se bigahungabanya ibindi bikorwa biremezo bisanzwe igihe kinini. Iri tsinda rero rya Delta Force niryo ryagize uruhare runini muri tactique zo ku butaka. Nahangaha rero wumva ukuntu kugira ngo wumve uburyo itsinda rya Delta Force ariryo ryagize uruhare muri iki gikorwa. Imutwa rya Perezida Bwana Nicolas Maduro wa Venezuela wenda ryo ntago ari ikintu, ntago ari inkuru idasanzwe cyane wenda ku buryo abantu bayigarukaho cyane ibintu byinshi, kuko ngira ngo abantu barabisobanukiwe ko yashimuswe ku itariki ya 3 mu kwezi kwa mbere mwaka wa 2026, ariko wenda ikintu gikomeye abantu ahubwo bibaza, ikintu gikomeye abantu bagenda bagarukaho, haba ibitangazamakuru bikomeye, haba ibyo ku mugabane w'Uburayi, haba nka France 24, haba Al Jazeera ndetse n'ibindi bitangazamakuru bikomeye harimo CBS News n'ibindi bigiye bitandukanye bikomeye abantu bagiye bazi. Ikintu gikomeye bibazaho nawe ubwawe wakibaza ngo ese ubundi Trump ndetse na guverinoma ye, ubutegetsi bwa Washington ubundi bagamije iki? Iri shimutwa rya perezida, igikorwa kidasanzwe gushimuta umukuru w'igihugu, abantu baribaza ngo ese ubundi ibi bintu ni iki bagamije? Ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uwuhe mugambi? Leta ya Amerika yo ivuga ko impamvu yo gushimuta uyu mugabo Bwana Nicolas Maduro ivuga ko imushinja ibirego bikomeye cyane birimo icyo bise ngo ni narcoterrorism, ikamushinja n'ikindi gikorwa kijyanye no gucuruza ibiyobyabwenge ndetse n'ibikorwa by'iterabwoba. Ni ibyaha bikomeye uyu nguyu Bwana Nicolas Maduro ashinjwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe ikigo cya Amerika gishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge DIA cyo kivuga ko mu byaha uyu Nicolas Maduro ashinjwa harimo na ruswa, ibyaha by'iterabwoba bikomeye, iterabwoba rikomeye, terrorism yo ku rwego rwo hejuru, ndetse ikamushinja kohereza ibiyobyabwenge cyane cyane mu murwa mukuru i Washington DC, umurwa wa politic, ndetse na New York mu murwa mukuru w'ubucuruzi, ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye, gufasha utundi dutsiko dutandukanye harimo agatsiko ka Cartel of the Sun, nabyo turaza kugarukaho muri iki kiganiro cyacu. Ndetse kandi uyu Bwana Nicolas Maduro ndetse n'ubutegetsi bwe bashinjwa na Leta ya Amerika ndetse n'ubutegetsi bwa Donald Trump muri rusange gushyigikira umutwe wa FRS, n'umutwe wo muri Colombia witwa mu magambo arambuye bita Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
uyu nawe ni umutwe ngo leta ya Venezuela irawushyigikira ikawufasha cyane cyane mu bikorwa byo kohereza ibiyobyabwenge muri leta ya Amerika, cyane cyane i Miami ni New York. Ni ikiyobyabwenge ngo gikomeye cyoherezwayo cyoherejwe n'uyu mutwe, ariko ngo byagizwemo uruhare n'ubuyobozi bwa Venezuela burangajwe imbere na Bwana Nicolas Maduro. Ni ikiyobyabwenge cya kokayine cyoherezwa cyane cyane i New York ni Washington. Mu gihe kandi abandi bashinjwa gufatanya n'uyu perezida Bwana Nicolas Maduro kuri ibi byaha leta ya Amerika irega Nicolas Maduro n'ubutegetsi bwiwe ni vice perezida wa Venezuela ushinzwe iby'ubukungu, hakabamo minisitiri w'ingabo wa Venezuela ndetse n'umucamanza mukuru wa Venezuela. Ni bamwe mu baregwa na New York ni Washington kuri ibi byaha byo kohereza ibiyobyabwenge. Ngira ngo ku bijyanye n'ibi birego Bwana Nicolas Maduro aregwa na leta ya Amerika akimara gufatwa ku itariki ya gatanu, yafashwe ku itariki ya gatatu z'uku kwezi. Ku itariki ya gatandatu nibwo yajyanywe mu rukiko atangira kuburanishwa kuri ibi byaha aregwa, ariko ageze mu rukiko abanza gutuza asubiza nka perezida wa Venezuela. Mu magambo ye yaravuze ngo ndi perezida wa Venezuela ariko washimuswe cyangwa se wasagarariwe na leta zunze ubumwe za Amerika, ngashimutwa mu buryo budakurikije amategeko, mu buryo butazwi ndetse kandi butemewe n'imiryango mpuzamahanga. Ati ibyaha ndegwa birimo gucuruza cyangwa se gushyigikira imitwe icuruza ibiyobyabwenge cyangwa se yohereza ibiyobyabwenge muri Amerika, harimo umutwe wa Cartel of the Suns, harimo FRS n'ibindi byaha birimo ibijyanye na ruswa n'ibindi byinshi bitandukanye ntazi. Ati ibingibi ndagira ngo mbabwire ko ntaho bihuriye n'ukuri, nta kuri kurimo, ibingibi ntago mbyemera kuko icyo nkora ngewe ni ukwita ku nshingano zanjye, ni ukwita ku miyoborere ya leta yanjye, ukwita ku nshingano zanjye nka perezida wa Venezuela. Ibi byaha ndegwa na leta ya Amerika ntaho bihuriye n'ukuri, ndetse kandi nta ruhare na ruke mbifitemo. Nubwo wenda ibiyobyabwenge byaba byoherejwe muri leta zunze ubumwe za Amerika, ngewe ndagira ngo mbabwire ko ntago nigeze mbigiramo uruhare, ntago nigeze najya ahangaha ngo nshyigikire udutsiko tw'amabandi twohereza ibiyobyabwenge muri leta ya Amerika. Ati mu by'ukuri ntaho bihuriye n'ukuri kameme. Ariko nanone imiryango ikomeye yaba yegamiye kuri leta yaba itegamiye kuri leta ndetse n'abasesenguzi abanga mu bya politike, ibi ngibi bagenda babigarukaho cyane, bakavuga ko mu by'ukuri igikorwa cya leta zunze ubumwe za Amerika cyo gushimuta Bwana Nicolas Maduro ni igikorwa kidafite aho gihuriye n'ukuri, kidafite kandi aho gihuriye n'amategeko mpuzamahanga cyangwa se n'amategeko mpuzamahanga mu bijyanye na diplomasi, mu bijyanye n'imibanire y'ibihugu bitandukanye. Ati ntaho bihuriye habe na gatoya. Ati ahubwo ibingibi iki gikorwa cya leta zunze ubumwe za Amerika ni igikorwa kigamije cyane cyane kwigarurira imitungo yo muri biriya bihugu bituranye na leta zunze ubumwe za Amerika, nk'igihugu cya Venezuela, cyane cyane ko igihugu cya Venezuela nicyo gihugu cya mbere ku isi gifite imitungo kamere, cyane cyane peteroli, gifite umutungo kamere wa peteroli nyinshi ku isi, kuko nicyo gisarura peteroli nyinshi, peteroli ingana n'utugunguru miliyoni miliyari 330. Birumvikana ko n'utugunguru twinshi, ndaza kubigarukaho mu mibare wenda kugira ngo wumve ukuntu Venezuela ifite peteroli nyinshi kurusha ibindi bihugu byose byo hirya no hino mu isi. Ndaza kwifashisha bimwe mu bitangazamakuru bikomeye ku cyo bagiye bavuga kuri ibi bijyanye n'umutekano ndetse n'umwuka mubi hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika, icyo bagiye babigarukaho. Ariko ndaza kwifashisha cyane cyane Chatham House. Ndaza kwifashisha Chatham House, iri ni ihuriro ry'abashakashatsi ku bijyanye n'amategeko mpuzamahanga,
ndaza kubifashisha cyane kugira ngo twumve icyo bavuze kuri iri shimutwa rya perezida wa Venezuela Bwana Nicolas Maduro. Chatham House abangaba bo bavuze ko ibijyanye n'ishimutwa cyangwa se ifatwa rya perezida Bwana Nicolas Maduro ntaho rihuriye n'itegeko mpuzamahanga, kuko iki ngiki ngo ntago ubwabyo ari igikorwa cyemewe n'imiryango mpuzamahanga, ntago ari igikorwa cyemewe n'itegeko mpuzamahanga, even na diplomasi mpuzamahanga ntago ari igikorwa cyemewe, ni igikorwa gifatwa nk'ubushotoranyi. Ndetse kandi abangaba Chatham House bagarutse ku kijyanye n'ibirego n'ubundi Bwana Nicolas Maduro wa Venezuela ashinjwa na leta zunze ubumwe za Amerika birimo kohereza ibiyobyabwenge muri Amerika. Abangaba Chatham House bavuze ko ntaho bihuriye n'ukuri, ko ahubwo ari urwitwazo rwo kugira ngo babone uburyo ki bakigarurira ndetse cyangwa bakayobora bakigarura n'imitungo yaho kamere, cyane cyane muri Venezuela, igihugu cya mbere gifite imitungo kamere myinshi cyane. Ndaza reka nze mbigaruke nda kugira ngo usobanukirwe imibare. Hejuru ne nakubwiye ngo bafite peteroli ingana na miliyari 303, ariko ndakubwira ngo turabigarukaho mibare. Reka ndambivuga nga kugira ngo ntaza no kugasimbuka kugira ngo abantu bumve uburemere bwa peteroli Venezuela ifite, ku buryo ki wumva ubundi igihugu gikomeye cyose cyakishimira kuba cyashora imari cyangwa se cyayobora umutungo kamere uri muri kiriya gihugu cya Venezuela, kuko Venezuela ifite peteroli tubishyize mu mibare cyangwa se kwijanisha ni peteroli ingana na 17% bya peteroli yose ikoreshwa ku isi. Birumvikana nyine ko natekereza igihugu dufite ibihugu birenga 200 na bingahe ku isi. Venezuela muri ibyo bihugu byose Venezuela ifashemo 17% bya peteroli yose ikoreshwa ku isi. Birumvikana ko ni imibare minini ku buryo ki igihugu kijyangange nka Amerika cyakoresha ibishoboka byose, cyashaka impamvu zose zo kugira ngo kibe cyakigarura ino peteroli kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza nyine ku kijyanye n'ubukungu. Nk'ibindi bigo bigiye bikomeye byagiye bigaruka cyane cyane bikitsa kuri iki ngiki kijyanye n'imitungo, ni kijyanye na council, ni itsinda rya Council on Foreign Relationship, nabo bagiye bagaruka kuri iki kijyanye n'ishimutwa rya perezida Bwana Nicolas Maduro, bakavuga ko ari ibikorwa bidafite aho bihuriye na gato, na gato n'ishimutwa rya perezida Bwana Nicolas Maduro, ahubwo ari impamvu za politike zo kugira ngo barebe uburyo ki bavoma cyangwa se bacukura peteroli yo muri Venezuela ku buryo buboroheye bitababangamiye na gatoya. Wenda dukomeje twakibaza ngo umuntu yakibaza ngo nyuma ya Venezuela ko tumaze kubona uburyo ki perezida Bwana Nicolas Maduro yashimuswe, tumaze kubona icyo uruhande rwa Amerika rubivugaho, tumaze kubona uko Bwana Nicolas Maduro mu rukiko i New York yisobanuye, ndetse kandi tubonye n'icyo imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibindi bigo bijyanye cyane cyane birebana na diplomasi mpuzamahanga icyo bagiye babigaruka. Ushobora kwibaza uti nyuma ya Venezuela ndetse n'ubutegetsi bwa Bwana Nicolas Maduro ni ibihe bihugu bigiye kuba byakurikiraho? Ese ni ibihe bihugu Bwana Donald Trump agiye gukurikizaho? Ni ibihe bihugu agiye gukurikizaho, dore ko hari ibihugu byinshi cyane cyane ibyo muri Amerika y'Amajyaruguru Donald Trump avuga ko ari ibihugu bimubangamiye, kuko bimubangamiwe na leta zunze ubumwe za Amerika, leta yiwe, guverinoma ye, ngo ku kijyanye n'umutekano muke, cyane cyane kohereza ibiyobyabwenge muri Amerika ndetse n'ibindi byaha bigiye bitandukanye birimo za ruswa ashinja ibihugu byo muri Amerika ya ruguru, harimo nk'igihugu cya COLOMBIA. Ni kimwe mu bihugu Bwana Donald Trump agarukaho avuga ko ari igihugu nacyo agomba gukurikizaho ku buryo bwihuse. Mu magambo ye yaravuze ati dufite undi muturanyi nawe urwaye, ariko we ntabwo ari ikibazo cyane, wenda tuzamwigaho. Ati umuturanyi urwaye ati ni Mexique.
atariko hari undi muturanyi noneho urwaye kurusha urembye bikomeye ariwe Colombia. Ati uwo muturanyi Colombia rero nawe tugiye kumwigaho kuko nabo babangamiye umutekano wa Amerika, cyane cyane kubijyanye no kohereza ibiyobyabwenge hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane i New York ni Washington. Ati kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntago tuzigira twihanganira na rimwe abantu babangamira umutekano wacu ndetse bakanohereza ibiyobyabwenge mu gihugu, cyangwa se abantu bashyigikira imitwe icuruza ibiyobyabwenge harimo umutwe wa FRS ndetse n'itsinda n'ihuriro rya Cartel of the Sun. Ati ntago abo bantu tuzabihanganira. Ati Colombia nayo niyo tugiye gukurikizaho, ubutegetsi bwa Colombia nabwo tugiye kubwigaho turebe ukuntu bimeze. Ariko ikibazo gikomeye cyane no kurusha ibindi ntago ari Colombia yo wenda bisa nkaho muri iyi minsi bisa nkaho byagiye bicejekamo gatoya, ahubwo noneho ahandi hantu Donald Trump arimo atera ubwoba cyane ndetse na guverinoma yiwe ya Amerika barimo batera ubwoba cyane ko hariho ahantu bagiye gukurikizaho ni muri Iran naho Donald Trump ndetse na guverinoma ye ya Amerika bavuga ko naho ni ahantu ho gukurikiza bagiye gukurikizaho naho bakabitaho bakareba ku bijyanye n'umutekano, ngo Iran ibangamiye umutekano wa Amerika. Ibyo nabyo Donald Trump yavuze ko Iran nayo ari igihugu bagiye kwigaho. Ushobora kwibaza ese arakurikiraho Iran. Ikibazo cya Iran cyo ni ikibazo bigaragara ko intambara ishobora no kuba, kandi hari ubwoba cyane cyane ku miryango mpuzamahanga ko Amerika iramutse iteye Iran cyangwa se igashomboza Iran cyaba ari ikibazo gikomeye cyane kuko bishobora no kubyara intambara ya gatatu y'isi yose. Abarebera hafi ibijyanye n'umutekano mpuzamahanga, amategeko mpuzamahanga ndetse na diplomasi mpuzamahanga bavuga ko Amerika iramutse iteye Iran byaba ari intambara ya gatatu y'isi igiye kuba, kuko ngo Iran ntabwo yatuza, Iran nayo yasubiza. Kandi Iran ntabwo ari igihugu cyoroshye mu by'ukuri, ifite intwaro zikomeye cyane cyane ariko Iran n'igisirikare gikomeye, ifite igisirikare gikomeye ku buryo bafashe intwaro bakajya kurwana bagera kuri miliyoni 2 n'ibindi birenga by'abantu bafite intwaro barimo barwana. Nayo ifite igisirikare gikomeye. Wenda ikibazo cyabaho kuri Iran ni igihe Amerika ikoresheje intwaro zo hejuru cyangwa se mu kirere igakoresha ibitero by'indege na za drone, niho igisirikare cya Iran cyahita gicika intege kuko kubijyanye na tekinike z'ibijyanye no gukoresha indege z'intambara ndetse na za drone. Iran yo kuri icyo kintu yo ifite ukuntu iriho hasi. Ntabwo wenda bavuga ko kuri Amerika wenda byasa n'ibiyoroheraho gakeya, ariko nanone bakavuga ngo nubwo byayorohera ntabwo byabuza kuzana intambara y'akarere cyangwa se intambara y'isi, bitewe n'uko hari ibindi bihugu nabyo bikomeye byahita ko bijya ku ruhande rwa Iran. Twavuga nk'igihugu nk'Uburusiya, Iraq, tukavuga ndetse n'ibihugu bikoresha ubutegetsi bwa Kisilamu. Ibihugu nabyo bikoresha ubutegetsi bwa Kisilamu nabyo byahita ko bifata intwaro bikajya ku ruhande rwa Iran, nubwo wenda nta ibihugu nyine wenda nta kindi kintu barabivugaho gikomeye, ariko ntekereza ko n'Ubushinwa bwabura aho ngaho, nubwo wenda Abashinwa ari abantu ntabwo ikintu cy'intambara bo bagikunda cyane, bo ntabwo baprefera ikintu cy'intambara kuko bo ikintu baprefera cyane ni ikintu kijyanye n'ubucuruzi, ifaranga. Iyo ubucuruzi ifaranga biri kugenda neza, ibintu by'intambara bo ntabwo babikunda, ariko nabo babonye uburyo baprofita ntabwo babura kugira gutya rwose bakaba bakozanya. ngira ngo Iran nicyo gihugu kigiye gukurikizwaho mu gihe president wa Iran we yagize gutya akavuga ati twebwe ntago tuzigira duhambara cyangwa se dushotora umuntu wari we wese, ntago tuzigira dutera umuntu wari we wese, atari ku gihe twahambariwe, igihe twashotowe tugomba gusubiza. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo tugabaho igitero, ati natwe tuzagira gutya rwose tubasubize, nta kibazo na kimwe tuzabasubiza rwose. Nuko nguko wenda nibyo bihugu bivugwa bigiye gukurikizwa, nakubwiye Colombia, mubwiye Iran ndetse na Mexique, nubwo wenda Mexique ntago byo bikomeye cyane, kandi Mexique yegeranye na Amerika biroroshye ku buryo
ari ikintu bahita ko bareba rwose bagahita babiganiraho wenda bigakemuka bikoroha bigaca nko mu nzira z'ibiganiro. Kuri Mexico wenda ntabwo bikomeye cyane, kuri Mexico wenda ntabwo bikomeye cyane, ahubwo noneho ikintu cyo kwibaza abantu bibaza kuri ubu ngubu, abantu baribaza bati se ubundi ino ntambara atuye umwuka utari mwiza hagati ya Amerika n'ibi bihugu bya Venezuela, Colombia, Iran, Mexico na CUBA ntago byateza ikibazo gikomeye, haba wenda ku bijyanye n'ubukungu, haba ku bijyanye n'imibanire mpuzamahanga za diplomasi ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ushobora kubyibaza. Ariko ndagira ngo mubwire ngo ku kijyanye wenda n'ikijyanye n'imibanire mpuzamahanga, icyo ni ikintu cyamaze kwangirika deja, ni ikintu cyamaze guteza ikibazo gikomeye, ni ikintu cyamaze guteza ikibazo gikomeye ku buryo ibitangazamakuru birimo nka Al Jazeera, ibitangazamakuru birimo CBS News, ikijyanye icya Africa News ndetse na France 24 ni byagiye bigaruka kuri bijyanye n'umutekano mpuzamahanga. Bavuga ngo ikijyanye na diplomasi cyo ni ikintu cyamaze kwangirika ku buryo ki abantu kugira ngo babe bayiganira babigaruke nyine umwuka wongera ube mwiza, ati ni ikintu kigoranye kuko Amerika uburyo iri kubikoramo ishaka kubikoresha imbaraga ndetse ati n'igitugu ndetse n'ubuhangange bwayo bigatuma diplomasi ifata, kandi byakabaye bisha muri diplomasi. Ikijyanye na diplomasi cyo ati ni ikintu cyamaze kwangirika, ni ibitangazamakuru birimo Al Jazeera, CBS News byagiye bibigarukaho, byagiye bibitangaza nyine ku bitangaza makuru byayo. Ikindi kibazo wenda gikomeye abantu twagarukaho ni ikibazo cya CUBA. CUBA nicyo gihugu gifite kimeze nkaho gihangayitse cyane kuri ibi ngibi bijyanye n'ishimutwa bya Bwana Nicolas Maduro, kubera ko CUBA yakoreshaga peteroli ndetse n'ibindi byose yacanaga yabikuraga muri Venezuela. None ubu ngubu CUBA ntago bemerewe kuba bakura peteroli muri Venezuela cyangwa se n'ibindi bicanwa byose bikomoka kuri peteroli, ntago bemerewe kuba babikura muri Venezuela. Ubu ngubu CUBA barimo barakoresha peteroli utugunguru duke babitse kera. Ubu ngubu kugira ngo babe bakurayo indi peteroli ntago bikunda, ntago byoroshye, nyine ni ikibazo gikomeye. Bavuga ko bagiye guhura n'ikibazo cy'ibicanwa, ikibazo cya peteroli ndetse n'ikibazo cy'umuriro kuko ibyo bakoreshaga byose byavaga muri Venezuela. Ubu ngubu abantu bahangayikishijwe cyane na CUBA, ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubutegetsi bwa Donald Trump bo bavuga ko CUBA niba ishaka gukura peteroli muri Venezuela cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose yifuza gukura muri Venezuela, ati nize ibanze iganire na guverinoma ya Washington, ati niziganire na leta ya Amerika, ubundi tugirana amasezerano kugira ngo babe babasha gukura peteroli ndetse n'ibindi byose bakuraga muri Venezuela nta kibazo na kimwe akibayeho, nubwo wenda batabashije kugira icyo basobanura kuri kontra uburyo yabimeze. Atari ku gihe CUBA yemeye kuza mu biganiro, ati nta kibazo tuzabareka bakure peteroli hari, ariko twagiranye amasezerano ndetse n'ibiganiro byimbitse na leta ya Washington. Ngira ngo nibyo ngibyo wenda naba ngarutseho kujyanye n'uyu mutekano ndetse cyangwa se umwuka utari mwiza uri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu nka Iran, ibihugu nka Venezuela ndetse n'ishimutwa rya Perezida Bwana Nicolas Maduro. Ngira ngo nibingibi naba ngarutseho wenda tukaba tunasoreje ahangaha kugira ngo wenda ibindi tukazakomeza mu biganiro byacu bitaha. Ahangaha twaba dusoreje, wari uri kuri Satya TV, niba ari ubwa mbere tubanye kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bikugeraho gatanu ku kandi. Ngiye twabanaga ndi Imana ishimwe Noziyoro, ndabashimiye mugubwe neza.